Ya bakundwa bene data bakunda ijambo ry'Imana muri aka kanya ndagira ngo dusubukure iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana aho tugeze mu gice cya 12 ariko nkaba mbanje kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye gusoma igice cya 12. Iki kikaba ari igice kiryoshye nk'uko nabasezeranije, aho turi buze kumva amagambo wenda twari tutamenyereye kumva, amagambo twatekerezagaho ukundi, ariko uyu munsi tukaba tugiye gusangira irihishurirwa riri aha ngaha, dore ko ibyanditswe bisobanuzwa ibindi kandi ngo iby'umwuka nyine bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Tugiye gusoma rero iki gice cyose cya 12. Muri iri somo tukaba tugeze mu gice cya 9. Iki ni icyigisho cya 9. Tukaba tugiye gusoma igice cya 12 cy'iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Hatangira hagira hati: ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite. Nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu, uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo, bajugunyanwa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti: noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe, namwe abaribamo nimwishime. Naho wowe wasi we, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2. Umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini, kugira ngo aguruke ahungire mu butayu, ahantu he, aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, arindwa icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi menshi nk'uruzi inyuma y'uwo mugore, kugira ngo amutembane. Ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo, imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye
bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Icyo gice cya 12 naho kigarukiye. Noneho turagira ngo tugende twiga ijambo ku rindi cyangwa umurongo ku wundi. Ku murongo wa mbere haragira hati, ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Muri iyi mirongo ibiri, ahangaha niho tugiye kubona ikintu gishobora kuba gitandukanye n'icyo wibwiraga. Rwose ahangaha ikintu cya mbere ni uko Yohana ibyo ari kubona, ari kubibona asa n'umuntu ubibona mu ijuru. Ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Urumva ko Yohana ibintu ari gusa n'ubibona mu ijuru, nyamara ibintu ari kuvuga ni ibyerekeranye n'abantu bari hano ku isi. Ariko kubera ko itorero ryamaze kuzamurwa mu gice cya 4, itorero ryazamuwe, noneho Yohana ibintu byose Imana iri gusa n'ibimwerekera mu ijuru. Kuko abantu b'Imana, itorero rya Kristo riri mu ijuru, nyamara hano ku isi naho haracyari abantu b'Imana. Abantu b'Imana bari guca mu bihe bigoye, bari guca mu mibabaro ikomeye. Yohana rero ngo abona ijuru rikingutse. Abona mu ijuru ngo umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite. Uyu mugore uzumva abantu benshi bavuga ko uyu mugore ngo ari Bikira Mariya. Ngo uyu mugore ngo ni Bikira Mariya. Sasa atwite umwana w'umuhungu, uwo mwana atwite ni Yesu. Mbese uzumva inyigisho nyinshi ari aho ngaho zigusha. Ko uwo mugore ari Bikira Mariya. Kandi umwana ugomba kuvuka, uwo mwana w'umuhungu ari Yesu. Iki kintu ndagira ngo turebe cyangwa se twifashishe ibyanditswe bindi kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ibyo byanditswe. Tujye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 37, Itangiriro 37, duhere ku murongo wa 9 twumva uko havuga. Tusome umurongo wa 9 wenda tugeze ku wa 11. Aha haragira hati, ni inkuru za Yozefu. Ahangaha turashaka guhuza ibyanditswe kugira ngo turebe cyangwa se dusobanukirwe ikintu Yohana yavugaga, icyo byashushanyaga. Ese koko ni Bikira Mariya? Ariko se Bikira Mariya, ahangaha Bikira Mariya yabyaye kera, umwana arakura, arabatizwa, arigisha, arabambwa, arapfa, arazuka, asubira mu ijuru, hashize imyaka asubiye mu ijuru. Yohana ari kwerekwa ibintu byo kumperuka, ntabwo ari kwerekwa ibintu byatambutse. Ari kwereka ibintu bigiye kuba. Kuko dutangira gusoma iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, twumvise yuko akwiriye kwandika ibyo abonye, ibiriho n'ibizaba. Ahangaha rero turi mu bizaba. Abonye umugore, uwo mugore ngo afite izuba, yambaye, yakandagiye, mbese munsi y'ibirenge bye hari ukwezi, ku mutwe yambaye ikamba, ikamba ry'inyenyeri 12. Uyu mugore tugiye kureba uwo ari we. Niyo mpamvu tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 37 ku murongo wa 9 haragira hati, yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubita imbere. Azirotorera se na nyina, ngo azirotorera se na bene se, azirotorera se na bene se. Se aramucyaha, aramubaza ati, izo nzozi ni inzozi ki? Ni ukuri jye na nyoko na bene so
tuzakwikubita hasi imbere yawe. Ngo tuzaza twikubite hasi imbere yawe. Ati ni ukuri jye na nyoko na bene so tuzaza tukwikubite hasi imbere yawe. Niko ngo ni ukuri jye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe. Urumva, aha ni inzozi za Yakobo. Yakobo muzi ko uyu nguyu yari umwana ukurikirwa n'umuhererezi umwe, ariko kandi akaba umwe muri ba bana 12 ba Yakobo. Uyu nguyu ukuntu yagurishijwe muri Egiputa murabizi. Ariko kandi ataragenda, akiri umwana muto, aragira intama. Rwose yarose inzozi. Yarose inzozi. Izo nzozi ise agira ukuntu azisobanukirwa. Ise azumva neza. Ngo yarose ngo inyenyeri 12, izuba, ukwezi n'inyenyeri 11 bimwikubita imbere. Ise rero wabyumvise, wabashije gusobanukirwa izo nzozi, asanga izuba ari we, ukwezi ari umugore we cyangwa nyina w'abana, noneho za nyenyeri 11 ari abavandimwe ba Yozefu, bikubita imbere y'inyenyeri imwe ariyo Yozefu. Isaba yabyumvise, aravuga ati izo nzozi ni inzozi ki? Ni ukuri jye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe. Urumva ko ibi ngibi neza neza bihura n'ibyo Yohana yabonye, uwo mugore wambaye izuba, umugore wambaye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Byumvikana ko ari ubwoko bwa Isirayeli. Uyu ni umuryango wa Isirayeli. Aba ngaba ni Abayuda, aba ni Abisirayeli. Aha ngaha kandi mwibuke ko tukiri mu gihe cy'imibabaro ikomeye, cyangwa se kwanza imibabaro ikomeye hano nta nubwo iratangira, ariko igiye gutangira. Imibabaro ikomeye igiye gutangira, kuko muri iki gice cya 12 aha ngaha turi guteguza cyangwa se turi gutegurira Antikristo inzira. Turi gushaka kugaragaza mu gice cya 13 ukuntu Antikristo azaduka n'umuhanuzi w'ibinyoma, kandi nyine aha ngaha si uko aribwo azaba yadutse, ahubwo azaba amaze imyaka 3 n'igice yishushanya, aza ku ifarashi y'umweru, aza ku y'umukara, aza ku itukura, aza ku y'umweru ugajutse. Aha ngaha mu myaka 3 n'igice Antikristo azaba ari kwishushanya, yigira nk'umwami w'amahoro, ubundi akigira umutware nyine, kandi koko azatwara isi. Ariko noneho nyuma y'iki gice cya 12, mu gice cya 13 niho dutangiye kubona ubukana bwe. Sasa muri cya gice cya nyuma cya ya myaka 7 nyuma yo kuzamurwa kw'itorero, Antikristo hariya niho tuzabona uburyo yinjira mu murimo sasa, agaragara nyine uwo ari we, agaragaza ubukana bwe. Na rya sezerano yari yaragiranye na Isirayeli ry'icyumweru kimwe, nibigera hagati y'icyo cyumweru nyine ngo nibwo bazasesa amasezerano, kuko azaba atangiye gukora mu buryo bweruye, nta kujijisha, ntaki. Ni Antikristo uri mu ruhande rwa Yesu wese ararwanywa mpaka. Aha ngaha rero nibwo isezerano Imana yakoranye na Aburahamu, aha ngaha niho Imana izarisohoreza. Ya Mana yavuze ngo ntabwo urubyaro rwe, ntabwo Imana izigera irutererana. Urubyaro rwatoranijwe mu mahanga yose. Ubu bwoko bw'Imana, Imana izaburengera muri iki gihe cy'imibabaro ikomeye. Ibyo tuzabibona neza mu bice biri imbere. Ariko rwose ndababwiza ukuri, igice cya 13 kizatwinjiza ahantu noneho uyu mugore noneho abyara. Kuko aha ngaha baracyatubwira amakuru ye, baracyatubwira amakuru y'uyu mugore, ariko kubyara kwe tuzakubona mu gice cya 14.
noneho namara kubyara umwana w'umuhungu, uwo mwana w'umuhungu akazamurwa, uzasanga uwo mwana w'umuhungu afite icyo ahagarariye, afite icyo ashushanya, ari ryo torero ryo mu gihe cy'imibabaro, cyangwa se wa muganura w'abari mu isi, bwa bwoko bw'Imana yitoranije, ya miryango 12 ya Isirayeli, muri buri muryango havamo ibihumbi 12. Aho niho uzumva ibanga ryaba bya bihumbi 144, ukuntu nabyo bizazamurwa mu ijuru nk'uko itorero ryazamuwe. Aho hazaba ari hagati ya cya cyumweru cya 70 Danieli yahanuye. Itorero abo bera bo mu mibabaro ikomeye nibamara kuzamurwa, sasa niho antikristo azaca agati hano ku isi. Rwose ibyago bizaza ku isi biteye ubwoba, ariko kandi Imana nayo ikaba yamaze gutegura ba bahamya babiri twabonye ejo muri cya gice cya 11. Ba bahamya babiri nibo bazaba ari abavugabutumwa bo muri icyo gihe cy'imibabaro ikomeye. Aho ngaho rero tuzumvamo ibintu biryoshye cyane, ariko reka tubanze twumve icyo uyu mugore asobanuye. Uyu mugore nk'ikimenyetso Yohana yabonye mu ijuru, umugore ngo wambaye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite. Uyu mugore, ikintu cya mbere tugomba gukura mu nzira cyangwa kwibagirwa, ni uko uyu mugore atari itorero. Itorero ryo ryamaze kugerayo. Ahubwo uyu mugore kandi nanone dukuremo Mariya, ntabwo ari Mariya rwose, icyo nacyo tukibagirwe. Ahubwo dushakire uyu mugore mu muryango wa Isirayeli. Uyu mugore ni wa wundi Imana yavuze ati nijye mugabo wanyu wabirongoreye, nijye mugabo wanyu, ariko mwarantaye mujya gusambana n'imisozi n'ibiti n'amabuye, ati muntaye, nimungarukire. Imana yakunze kugereranya ubwoko bwa Isirayeli nk'umugore wayo. Naho itorero rya Kristo ryo ni umugeni wa Kristo, uwo ni umwari. Ariko uyu mugore uvugwa aha ngaha kandi wari utwite, rwose si uwundi ahubwo ni ubwoko bwa Isirayeli. Ubwoko bwa Isirayeli rero buhagarariwe na Yakobo, bugahagararirwa na Rebeka. Harya Rebeka siwe mugore wa Rebeka ntabwo ari we wanuza, ahubwo wa Isaka, umugore wa Yakobo, umugore wa Yakobo, ariko ni Rebeka da, ni Rebeka, ni Rebeka. Oya, Rebeka ni uwa Isaka. Rebeka ni uwa Isaka, ahubwo ni nyina wa Yakobo. Rebeka ni nyina wa Yakobo, ahubwo umugore wa Yakobo ni Rasheli. Rasheli cyangwa Rasheli. Urumva, Yakobo niwe ushushanya izuba. Yakobo niwe ugereranywa n'izuba, noneho Rasheli akagereranywa n'ukwezi, noneho za nyenyeri 12 akaba ari bo b'abana 12 babo. Nk'uko tubibonye nyine mu gice cya 37 cy'iki gitabo cy'Itangiriro. Uyu mugore rero bidashidikanywa ni umugore bambe, ni ubwoko bwa Isirayeli. Uyu mwana w'umuhungu rero nawe reka turaje tumugereho, ngo nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Ku murongo wa 3 ati mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore,
waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Urumva hano haciyemo andi makuru. Ku murongo wa 5 niho havuga ngo abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Ahangaha niho bakunze kwitiranya cyane ngo uwo mwana w'umuhungu ni Yesu, kandi nyine yarazamuwe, noneho akajya no ku ntebe, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Bati ntumva ko ari Yesu uyu nguyu? Ariko se yaba Yesu hanyuma akabyarwa na Mariya? Oya, kwanza tubanze tubikure mu ibyo byo kuvuga ngo ni Mariya, ngo ni Yesu. Uyu mugore ntabwo ari Mariya, kandi n'uyu mwana ntabwo ari Yesu. Ariko noneho hagati y'izo nkuru twumvisemo ikindi kintu Yohana yabonye, ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso. Yabanje kubona ikimenyetso cy'umugore wambaye izuba, munsi y'ibirenge bye hari ukwezi, yambaye n'ikamba ry'inyenyeri 12, kandi uwo mugore ngo yari atwite. Noneho agiye abyara umwana w'umuhungu. Ariko mbere y'uko abyara uyu mwana w'umuhungu twumvise andi makuru y'ikiyoka kwanza. Ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Urumva iki kiyoka sasa kivugwa ahangaha. Ubundi iki ngiki kirashushanya Antikristo muri bwa butatu bwe, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma na Satani cyangwa se na cya kiyoka ni trio, ni ubumwe bwa Satani nyine, ni ubumwe bwa Satani nk'uko Imana nayo iri mu butatu, Data, Umwana n'Umwuka. Abangaba nabo rero, abangaba ni Satani, Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Tuzabireba mu gice kiri imbere, ntabwo mbitindaho cyane ibingibi kuko n'ubundi tuzabisubiramo mu gice kiri imbere. Ahubwo reka twirebere uyu mwana w'umuhungu ubyawe, kandi uyu mwana w'umuhungu uvutse nawe tuzamubona imbere mu gice cya 14, aribo babandi 144. Uti none se pastor, ibyo bintu ubikuye hehe? Ubwo kwera uwo mwana w'umuhungu umuvunjemo 144 by'abantu, umwana umwe? Reka dusome ibyanditswe mu gitabo cya Yesaya igice cya 66 n'umurongo wa 8. Yesaya igice cya 66 umurongo wa 8 niho hagira hati, ninde wigeze kumva ibimeze bityo? Ninde wigeze kubona ibisa bityo? Mbese igihugu cyavuka umunsi umwe, ishyanga ryabyarirwa icyarimwe? Nyamara i Siyoni habyaye abana hakiramukwa. I Siyoni ngira ngo murahumva, i Siyoni umurwa wa Dawidi, aho ngaho iwabo w'Abayuda, ngo ishyanga ryavukiye umunsi umwe. Rwose uyu mwana w'umuhungu uvuka akazamurwa, kandi akazatwara amahanga, akayatwaza inkoni y'icyuma. Uyu nguyu si uwundi, ni ya miryango 12 ya Isirayeli Imana yasezeranije yuko iyi ngiyi izatwara isi, izategeka isi, ari ubwoko bwayo yironkeye, ya yindi nyine, bwa bwoko bwabikijwe amabanga y'Imana, bwabikijwe amagambo y'Imana. Isirayeli rwose ntabwo Imana izigera yitererana, kandi ubundi kuvuga Isirayeli yo mu buryo bw'umubiri,
naho Isirayeli mu buryo bw'umwuka, abo ngabo nitwe tuzaba twarazamutse, yewe hamwe n'abandi b'Isirayeli bizeye Yesu Kristo. Mbese abizeye bose abo ngo ni bene Burahamu kubwo kwizera. Nyamara hari abandi bo mu buryo bw'umubiri Imana yarahiye yuko itazigera ibatererana iteka. Ab'Imana yasezeranije, ubwoko bwayo yitoranirije mu mahanga menshi, hari igihe Imana izabugarukira. Ubu ngubu yabaye nk'ibuteye umugongo, yabaye nk'iburetse kubera itorero. Ibyo ni byo Pawulo avuga muri rwa rwandiko yandikiye Abiroma, ngira ngo ni igice cya 11, hamwe avuga ukuntu ngo hari amashami amwe nyine yahanyuweho, amashami y'umwimerere, kugira ngo hagire ay'ingurukira ashyirwaho abanyamahanga, kugeza ubwo umubare w'abanyamahanga uzuzurira. Ubwo nibwo Imana izongera ikagarukira Isirayeli. Ibyo tuzabibona neza mu masomo ari imbere. Reka nihute kugira ngo umwanya utamfata ntarangije iki gice cya 12. Nuko rero twavugaga uwo mwana w'umuhungu ko nta kindi ashushanya uretse rya shyanga nyine ryavukiye i Siyoni, kandi rikavukira umunsi umwe. Ngo uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Urumva rero, nk'uko nabibabwiraga, ahangaha ni mu gice cya 2 cya cyumweru cya 70 Daniyeli yahanuwe cyangwa se yeretswe. Iki gice kigizwe n'imyaka 7. Imyaka 7 rero uyigabanijemo kabiri ni imyaka 3 n'igice, kandi imyaka 3 n'igice ihwanye n'iminsi 1260. Imyaka 3 n'igice. Ahangaha uyu mugore abyaye umwana, kandi uwo mwana ikiyoka kirashaka kumuconshomera. Ariko noneho uyu mugore abyaye umwana arazamuwe, umwana ajyanywe mu ijuru. Umugore nawe ahungiye mu butayu, ahantu agiye kurindwa muri iki gihe cy'imyaka 3 n'igice. Murumva ni cya gihe cy'imibabaro ikomeye, ibintu bizaba bikaze hano ku isi. Uyu mugore rero agiye kurindwa, ni Isirayeli igiye kurwanirirwa n'Imana mu gihe cy'imibabaro ikomeye hano ku isi. Uyu mugore asezeranijwe ko agiye kubona uburinzi. Ngo uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Ku murongo wa 7 ngo mu ijuru habaho intambara. Mikayeli, urumva utwo natwo ni duparanteze, ni utuntu tw'inyongera Yohana ari kugenda abona. Ariko inkuru nyamukuru iri muri iki gice cya 12 ni uyu mugore n'urubyaro rwe, kandi si abandi nyine, ni ubwoko bwa Isirayeli. Ku murongo wa 7 ngo mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyoka, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Urumva, usomye aya magambo wagira neza ngo ni cya gihe Satani yajugunywaga cyangwa se yakurwaga mu ijuru. Ariko mumenye ko ibi ngibi turi kuvuga hano ni ibintu noneho biri imbere, ibintu bigiye kuba. Yohana ari kwerekwa ibintu bigiye kuba. Nidukomeza gusoma igice cya 14 kuzageza ku gice cya 19,
uzumva neza uburyo antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma bazafatwa bakajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku. Noneho Satani nawe akabohwa mu gihe cy'imyaka 1000 aboshye. Ibi rero nibyo Yohana ari kwerekwa ahangaha, ariko mu buryo bw'ibishushanyo ntabwo abisobanukiwe. Natwe kugira ngo tubyumve none ni ukubera yuko duhuza ibyanditswe. Ijambo ry'ubuhanuzi ryaranditswe, uyu munsi tubasha kuryitondera tukarisoma neza tukaryumva neza, kubera yuko ijambo rigenda ryuzuzanya. Muri Yeremiya, harya ni muri Yeremiya hamwe havuga ngo nta kigore kizabura ikigabo cyacyo. Icyanditswe rwose abantu nacyo bakunze kwitiranya ngo ni igitsina gore n'igitsina gabo, nyamara ashaka kuvuga ibintu bibiri byuzuzanya kugira ngo bitange ishusho nyayo. Ushobora kumva inkuru imwe mu isezerano rya kera, ugasa naho uyumvise igice ntuyisobanukirwe, ariko wajya kuyumva mu isezerano rishya nanone, cya kindi wumvise mu isezerano rya kera kigahera ko kikugarukamo, nk'uko duhuje mbese ibi byanditswe, igice cya 12 cy'igitabo cy'ibyahishuwe, ukuntu tugihuje n'igice cya 37 cy'igice cyo mu itangiriro, tukabona uyu mugore uwo ari we, wambaye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye n'inyenyeri 12. Mu itangiriro tukibonyemo icyo gishushanyo, ariko no mu byahishuwe naho turakibonye. Uko niko tugenda dusobanukirwa ijambo ry'Imana. Naho ubundi Yohana abyerekwa rwose, nawe yasaga n'umuntu uri mu nzozi, mbese avuga ibintu nyine uko abibonye gutyo, ariko atabasha gusobanura ngo iki kintu ngo kivuze iki cyangwa Ku murongo wa 13 haragira hati, nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Urumva, gihiga wa mugore. Umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini, umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwa icyo kiyoka. Urumva, aya magambo n'ubundi aragenda asa n'avuzwe mu buryo butandukanye, nyamara ari amagambo amwe rwose. Ibyumweru 42 bihwanye n'imyaka 3 n'igice, bihwanye n'iminsi 1260, ariko kandi ni nabyo nanone byitwa ibihe, ngo igihe, ibihe n'igice cy'igihe, ngo aho agaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Ni ukuvuga ngo aho agaburirirwa umwaka, imyaka 2 n'igice cy'umwaka. Urumva ko ari imyaka 3 n'igice. Igihe turakigereranya n'umwaka, ibihe turabigereranya n'imyaka 2, igice cy'igihe turakigereranya n'igice cy'umwaka, ubwo bikagenda bikagira ya myaka 3 n'igice. Ariyo myaka 3 n'igice ya nyuma ya cya gihe cy'imibabaro nyine ikomeye hano mu isi. Ahangaha ngo uyu mugore yahawe amababa abasha kumugurutsa, nk'uko amababa nk'ay'ikizu kinini, ngo agurukira ahantu abasha kurindirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, ari nayo ya minsi 1260 twumvise ku murongo wa 5. Hari ku murongo wa 5 cyangwa ku murongo wa 3, umurongo wa 6, ngo uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Urumva, noneho ku murongo wa 13 niho bavuze ngo ku murongo wa 14 niho bavuze igihe n'ibihe n'igice cy'igihe
ariyo myaka 3 n'igice. Ku murongo wa 15 ngo icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamya akanwa kayo imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Urumva, hagati ya cya cyumweru cya 70 hariya niho tubona Abisirayeli ibihumbi 144, ibihumbi 12 muri buri muryango. Niho tubona ahangaha bazamurwa nk'uko itorero ryazamuwe. Noneho cya kiyoka kibonye yuko abo ngabo kibabuze, kigiye sasa gutoteza ba bandi basigaye sasa. Ariko abo basigaye nabo bakaba bizera ku buryo rwose abangaba nta kindi azabahora, ngo azabahora guhamya kwabo, ijambo ryabo no kwizera kwabo. Ngo abo ngabo ba bandi bamunesheje bakoresheje kubw'amaraso ya Yesu n'ubuhamya bw'ijambo ryabo, abo ngabo nibo Satani azajya kurwanya, cyangwa se ariko nyine binyuze mu mugaragu we Antikristo nyine uzaba ukorerwamo n'uwo Satani nyine, ko azabakoresha imbaraga za Satani kimwe n'uwo muhanuzi w'ibinyoma. Mbese ni Satani uzaba bakoreramo. Bakundwa, reka tuzakomeze mu gice cya 13 aho tuzabona neza noneho izo nyamaswa ebyiri, ari wa Antikristo ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma. Data wo mu ijuru abagirire neza. Reka tugarukirize aho ngaho. Bye bye.